Yesu agiye kuza muri beba genzi mishima Yesu agiye kuza Vesiro tokera turasanga muri Matayo igice cya 23 Jibeza Vesiro mu chapter cya 3 y'Amateraniro turasoma duhereye ku murongo wa 37 Jambira abavesi ya 37 Matayo 23 murongo wa 37 Mateyo 37 kadusome mu izina rya Yesu Tuwenge Yerusalemu Yerusalemu wica abahanuzi Yerusalemu Yerusalemu wagupaneneri ugatera amabuye abagutumweho umunyamihara aminarumindo kwawe nikangahe shaka kubundikira abana bawe nikangahe ndafuna gufundikana nako nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo ntimunkundire mwonga ngo ubwo ifuna ureleza nabi yage mabigwage komano yusumandireza inzu yanyu muyisigi wari umusaka abona ni nyumba yano masiba yabwinja reka dupfukame dusenge Imana kigore bansiri bembe Gato twese muremyi w'ijuru n'isi adaje amene muri kumanga mwengo kumabanditsura Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ngo Abrahamu Isaka ndi Yakobo kandi Mana yacu manso Mungu wacu ngo bari imbere yawe muri iki gitondo akwara bamasoma hano bagushimira urukundo rwawe rugaragaye ku buzima bwacu ubuzana bwaje kandi cyane nyuma y'abonegera mu wacu bagushimira kuduhaye amahirwe yo kwegera ijambo ryawe ari basanzwe mu yandigira mu bantu ntabwo byari bidukwiriye da sisi na isorenera kuri Imana itegerwa n'inkozi ziwe bari ni Mungu sanigiriro andoje ariko binyuze mu gitambo cy'Ikaruvari komana ngo tsamusembe bakaruvari bavuze ngo mwegere intebe y'umuntu mudatinya adejandigire mpando ifumo saoba kugira ngo mubabarirwe ibyaha uriri gato kurugiro kandi mubone ubuntu bwo kubatabara mu gihe gikwiriye uriri beze gisomo cyo riri kurumutsa myengo yonerera urakoze Mana sigo Mungu urakoze kuko waduciriye inzira yo kukwegera sigo mwifari munari gonzera njira yo kwandikira nubwo twanduye angakare mbifakura tuje dushaka imbabazi zawe ufuna gifungo cyane tuje dushaka kubaturwa tufuna kumasurira tuje dushaka ihembura ufuna gutsitsimutsidwa ukeneye ubutabazi buguturutse buri mu gatori burungu reka binyuze mu ijambo ryawe zera mu mawano wongere gukora ibitangaza ku buzima bwacu mugire zose zoromewe yacu uvuze ko igitangaza gikomeye nazo byose zo gikuru ni ugukura umunyabyaha mu rupfu rw'ibyaha yotsa umuntu wogimo mu yufa yawugimo mu gihe abahanuzi b'ibinyoma abimenaniro baba bumva ko ibitangaza bikomeye abona zose zikuru kubona ubutunzi bw'isi ubeza juma gusezeranira abantu isi wangeza antu za tsigolino nyamara igitangaza cyawe ni ukutubatura mwana yozizo jano maze ukaduha ubugingo muri batsamwe twishyize mu maboko yawe Mana nzigeza manja mwana hagarikira ijambo ryawe imirema wano kandi mwuka wawe waryandikishije risobanura umuntu wese ugiye simoera mbetsa amfuruze binarense aminamve mawo cyaha cyahumye imitima yacu kirimo yatsiga mirima yacu tuba tutareba ahisi igeze uri sabone ubindi zigofira cyaha cyanangiye imitima yacu kirimo ino mitsa mirima bigira yacu urwango ijambo ryawe kana udani bamawano hamwe ntabwo babyifuza nasakura karagara hamwe barumva ari ukubabangamira nagumva zuri tugwawira ariko abandi bafite inzara n'inyuma mwana hena ari nijabari ndetse bakoze urugendo bageze ahangaha wabanga urendo afika reka marwana twese uduhe umugisha wawe wonse mutidalitse kuko uratuzi neza wari muri zowe ntabwo twitiranya amazina simo soboneza mayina ni wowe waturemye ni namene munaje ni wowe waturinze mu buzima bwacu yamusamene munarezera mu wacu turakwinginze utugirire neza ube mpano murigire gifunzo ijambo ryawe rikora umurimo mu mitima yacu abantu akenshiro mirimo yacu wavuze ko nirigenda ritazagaruka mari mawana gatabira satabira bajabe wavuze ko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana mari muri bobo rigonse no muri kandi ko bigira umumaro wo kwigisha umuntu bonso ni gutegera ko punzitse bifite umumaro wo kumutunga bonso ni gutegera ko mugonza bifite mutu umumaro wo kumwemeza ibyaha uri muntu wafumese samati umumaro wo mwawe kumugeza ku gukira
cyane uri afigire mu kiburumutso ibyanditswe byera bikora umurimo mu mitima uwo yawe murimo hano bari wigabwe cyane umusaraba w'ikaruvari werereza kandi abagavari urarirenso ucyo w'ikaruvari uhishura ubunyacyaha bwacu wawe ujye bagavari bonetsere ubunyibwa bwacu ndakwinginze data urandawira wakuze kuzireherezaho abantu nari mutaka kugira ndonso kandi ijambo ryawe ubireherezeho bonso mina kudama abantu ukaba wabangamiwe ubireherezeho amene nsokumva zoti twasuboneza imiburo wageneye Yerusalemu mu gihe cyawe mayengezo bino muranganiza Yesu mu ntebe yake ukaba uyigeneye isi mu musozo wawe muranganizira tikulino mu biro bwake ndakwinginze utabara ubugingo bwawe ube mpano buri mwacu bw'umutima ibyaha bicike data majimo arehege urakoze mutanga bugingo zobambere murenge wacu tugushimiye kutwumvise tuzifere marimva reka byose bigukushaka zonse zikayemo gufuna kwano nsabye mu izina rya Yesu izina rya Yesu amen. twongeye kubasuhuza tubatsanisho ni mwone kandi tubahaye ikaze bose urakurambira iki ni igitondo cy'umugisha mawa mdalitso igitondo Imana igiye kuvugana nawe mawa mene Mungu afuna kulankurana ahari ntiwabitekerezaga mina simu maringalira cyangwa se ntiwari ubifite mu migambi yawe program wanu munayibona ariko Imana iragukanguye mwana Mungu akotutsani none usanze uri muzima ngoma beza kurindira amwe irashaka ko uyisenga ngafuna urampembeza irashaka ko uyiramya afuna uri muramurambira irashaka kukwigisha ngafuna aragukunze cyane reka no muri iki gitondo ino maono ukarabye umutima wawe bisambitse umutima wawe we kumva kutabyishimiye usanze uri se murogondera nazo Satani yakoze ishyano salana nabanga curo uko ibihe byagiye bisimburana ene iyo ngozi wasindana abantu bakanga abahanuzi abantu baranganire abantu bagatera amabuye babatumwe iwantu ababonye miyaramena na rubindo ndetse abantu bakabica iwantu abapero nyamara nta bundi butumwa ababwiriza babazaniye abantu si utenga bino mene arumiga bakagugwesera ni ubutumwa bw'amahoro utenga wantendere ni ubutumwa bwagushoboza kwiyunga n'Imana utenga mene ngo wangitse muri mbango barabuno ni ubutumwa bugutegura kwinjira mu bwami bw'Imana utenga mene ubwanzane uri muri mufumo w'umwamba isi igiye kurimbuka sigo lino leo ngega ari indi si nziza sigo lina bwino itari mu rupfu mene muri bemo ifa itari mu inzara mene muri benja itari mu bwicanyi mene muri byo gupana iyo nta yindi ni ubwami Imana yaduteguriye sigo lina ko mano dufumu mene Mungu anariboneza Yesu yaravuze ngo ndagiye ngiye kubategurira aho muzaba Yesu anando wakugonze animalo ngaho ndi namwe muzaba uri kumene ndi kubije nusonga muvandimwe wanjye bale wanga muri iki gitondo ndagiye nkubwira ikibazo kizatuma utinjira mu ijuru funa dukuze nivuro wenze abangitse uri musabe kumanga kuko icyo kibazo kirakomeye rwose nivuro bandira iburo kwa mbere ntabwo Imana yakwemera ko kinjira mu ijuru furo Mungu sanga kuri wewe kumamba niba Imana yarahakuye Satani ari Mungu anayutsa ko salana kandi Satani yakoze icyaha kimwe gusa salana nabanga kimwe mutyoka icyaha cy'ubwibone kimwe mutimva cyamuteye kwishyira hejuru mina pangitsa uri yazi gusa cyamuteye kwigereranya n'Imana uri yazi farize ndi bamwamba icyaha cyatumye acibwa kimwe yongitsa kuri kwitse none se urabona Imana yakwemerera abasinzi kwinjira ode wanangari Mungu ngawe urandoretse abire kumamba abanyabyaha bakoze ibyaha uhereye bavuka aho kimwana kimugambira kibodere cyaho ibyaha byararundarijwe cyane kimwana onjirira wambere muri iki gitondo aho no turakurarikira kwihana uwiranirane uri mu wacu ijuru rirera rizajya amabera mwambara goyera atawe gondwe nta cyaha kizinjiramo usubutsa wako chimo kuko kizaba kingana ko ninga funanire muri mose mwingo wake impamvu Imana yateguye ubu butumwa ayo Mungu anayineza utenga uno ni ukugira ngo ibyaha bicibwe uri majimo asige umwanya wo gutekereza ku buzima bwawe nge ntawe uringarira bamwe ahari hari ibyo wibuka wina balizibene mumaze kumbugira hari n'ibyo utibuka ariso zina z'imisumo zo ariko imbere y'Imana abantu bamasomo murongo mu gitabo cy'urupfu handitsemo urutonde rw'ibyo wakoze byose Mungu ayimfa mu mbiro zose zibasibire munasi ntabwo mu rubanza rw'Imana Imana izarinda gushaka abatangabuhamya nibo Mungu umambasa atafuna mbore kuko Yesu arakuzi Yesu Kristo agutse azurugutuye agutse akomemera azina rya buri muntu wese urimo agutse bazina birense mu imibereho yawe agutse bazinjiro imibereho yawe yose arayizi makarira bose abatsiwa isengere
yawe arayizi, imirimo y'impeera yakuzidziwa, imigambi yawe arayizi, bonso mumalingano y'abana areba baziwa, mu mutima, amayangana mu mutima, ubasha kugira ibyo uhisha umugabo, koza kubisira bamuna n'abakina, ukabihisha umugore bina wawe, kubisira akazi wabo, ariko Yesu ntagira icyo agira. umwana Yesu ushunga misira yose, ibyo uhisha ababyeyi, koza kubisira amaguru yawe yose yasage, ibyawe arabizi, umwana Yesu uzana muri iki kuzidziwa, gitondo arakurari, awirihiranira, nta kindi agushaka, sakufuna sonye tujina, arashaka kukubabarira, afuna n'abukubwira, ariko nawe umwana inuso, ukwiriye kubyifuza, Yesu ufurikiza, kubigirira ufuna gukana nja, ukwiriye kubigirira inyota. ufuna gukana nawe Yesu ujo, arimo araririra ubukene. kwa Yesu Kristo wera mwe Mu wako, gihe cya Yerusalemu, hawe ya Yerusalemu, Yesu yitegereje isi yose, Yesu wanamini chitatu wonse, yitegereza n'uwo murwa wa Yerusalemu, wanamini chisanso mtindo aho Yerusalemu, ni mu bwoko bwita ubwoko bwa nali ntundo chero ntundo mulungu, buvuga ko bukomeza amategeko ye, amanda masunga mwana mulungu, ariko bwari bwaranze agakiza. omwana nataka chipulumutso, Yesu yagerageje kubwiriza ubwo bwoko, Yesu anayesera kulalikia ntundo meneko, akoresha ibimenyetso, nakwita chiro zizindikiro, akoresha ibitangaza, anga kaiso zozizwa, Yesu aca imigani, Yesu anabika Yesu mafanizo, akora byose gakiza ubwo, anabanga zonse zotegera, ariko buranga. omwana onagana, Yesu Kristo Yesu Kristo, ntabwo uyu munsi aburira Yerusalemu, sakujenjeza ahubwo Yerusalemu, araburira isi yawe, akujenjeza tigwatulira, arabingingira muri twe, akudanda ulyano mutema maifeo, arashaka gukiza ubugingo. afuna kubumutsa mwe wanyu, Mu gihe cya Yerusalemu, nta Yerusalemu, nk'uko tubibonye mu isomo ry'urufungo, monga nawona mvesi lotekulira, yingize Yerusalemu, anadanda ula Yerusalemu, 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 wica abahanuzi, namapane niri, ugatera amabuye abagutuye, rombo ya miyaga minana mino kandi wewe, nashatse kukubundikira, ngani nafuna kufuriga, kubundikira imishwi yawe, monga kwemalizira nabi yake, ariko ukabyanga. omwana onagana, Yesu Kristo mu rukundo Yesu Kristo mchigoni, yinginze abantu bo muri icyo gihe anadanda ula ntamtu biyunge n'Imana. uri abango bakuna nalo, omwana onagana, Iherezo ryageze ku buzima bwawe, iwo imaizira yafika omwana arababwira ati wawo, inzu yanyu muyisigiwe. awuza ulinda kusira ni nyumbani ya Iyo bwinja, nzu yavugaga ni umutima, iwo nyumba mina wanina yo ndi mtima, ikibazo umuntu afite ni umutima. vore vemu ntari nayo ndi Umutima mtima, wawe ushobora kuba urusengero rw'Imana, abakozo karaga Yesu wa Yehova, cyangwa se rugakomeza kuba icumbi ry'abadayimoni. abena ukazi kwabago kalizigazi Umutima wanda, wawe ushobora gukomeza imigambi yawe mibi, iwo mutima wakozo biriza mulengera wake ariko wipa, Yesu yaburiye Yerusalemu, mana Yesu anadanda ula kandi muri iki Yerusalemu, gitondo araburira iyi si yawe. awuno akudanda ulira ati kwatulima, Muvandimwe, nshuti y'Imana, awabonera mbale wanga, turagusaba guhuguka cyane impano uri mugati ukakirwa mbere, kugira ngo iri jwi ririmo rikwingingira kwihana uri mama na kudanda ulirani uri mugati kulapa, bakurikereza, musanyuze, kuko iyi si yageze ku musozo, wari nziko linafika kumapeto, kandi amaherezo y'umuntu ngonzo matero ya muntu, yageze. afika, Rero tugiye kureba umuburo muri iki gitondo, tufaroneje njezo mauno, aho Imana irimo ikwingingira mu bahanuzi bayo ni mungu wakudanda ulirani uzira mwanene ya, kubwira ikibazo ufite. wakuza fudo limeno linalo, Ntabwo uyu munsi ari Yerusalemu irimo irabwirwa, uri Yerusalemu amena kuzidwa, ahubwo ni isi ya none, omano ni dziko lero kandi si nta kindi kintu ni abantu. iwo dziko sijina kumano Iyo wantu, bavuze ko isi igiye kurimbuka, bavuga ko abayituye bagiye kurimbuka. iwo akamari dziko likonongeka kutanthauza kuti anthu amene okhala momwe Muri mundamene iki wanongeka, gitondo reka dufate Bibiliya zacu waona tenga mabaibu athu, maze dusome muri Yesaya igice cya mbere, tiwerenga Yesaya chapter 1, aho tugiye kureba ikibazo mwene muntu afite. amene tifuna kuona fudo limene munthu ali nalo, Ariko nk'uko umuhanuzi yabivuze mu marenga, monga uneneri ananena dusomye mwamiyambire, duhereye ku murongo wa 2, tikayambira pa vesi lake hari amagambo avuga ngo, athupa limakunena kuti, umva wa juru we, tamva miyamba ino, tega amatwi nawe wasiwe. bonso dziko yetchera khoto, Uwiteka avuga ati, fa Yehova ati, nonyeje abana ndabarera, pakuti Yehova anena kuti ndinabala ana ndikwalira, ariko barangomera. koma anawo andikukira, Inka imenya nyirayo,
ng'ombe imadziwa mwini wake indogo bimenya urugo rwa shebuja olo amadziwa kumene kuli gomera mbuye wake nyamara abisirayeli bo ntibanzi koma Israeli sandidziwa bwanjye ntibunyitayeho anthu anga samvetsa konse muvandimwe nshuti yanjye okondedwa mbale wanga Uwiteka muri iki gitondo aravuga Yehova maona kunena kuti nongeje abana ndabarera ariko barangomera ndipo nabalana kumano iwo sandimvera ndagira ngo mubwire ngo ntiwageze kuri iyi si kubw'impanuka ndubuze nurutse munafika wadziko lino mwangozi ntabwo waturutse ku mihindagurikire nk'uko siyansi bivuga ibose munajogera kusindasinda kwa zinthu monga siyansi manenera ikiremwa cy'Imana fane ndinu cholengedwa cha mulungu utaraba Imana yari izi usakale bo mulungu amazezo muzakhala Imana yarakuremye mulungu anakulengani kandi Imana niyo yemeye kuba uri muri iki cyerekezo muri iki Yo mulungu ndamira navumireza uri mukalembera ino Imana niyo yakurinze mulungu anakurerezera hari wari guhitanwa n'impanuka inamuganafa n'ingozi hari wari guhitanwa n'indwara z'ibyorezo inamuganafa ifanya miriri hari wari guhitanwa n'intambara abena nkondo ariko Imana niyo yakurinze omana mulungu anakurerezera ariko ikibazo Imana ifitanye nawe omana fuleme mulungu ari nawe Imana yagukoreye byose mulungu anabanga zonse mu bihe by'inzara irakugaburira hawe yanjara mulungu anakugetsera mu bihe by'intambara iguha ubuhungiro hawe yangondo mulungu mu anagotse bihe ngotawira by'uburwayi irakuvura hawe yodwara mulungu ariko anakugiritsa ukomeje kugomera Imana omana umubiri zabe muri kumubwira iki gitondo ndagusaba kwita kuri uyu muntu Yebo maono nukuri kudandauliani kuti mungati Yesu yaririye Yerusalemu Yesu analira ariko uyu Yerusalemu munsi araririra isi yawe omano lero lyakulira ati iki ni igihe ababwiriza barimo bararirira isi yebo nitamena naligi yakulira ati kolino kandi mu minsi mike cyane yebo masiku oje abantu pajabe bagiye kwifuzira ijambo ntabwo bazajya abantu bazafunafuna mawa ko mano isi sanza igiye mbeza kujyanwa mu rubanza yebo zikolere ngado isi yamenye amaraso y'umwana w'Imana yebo mena ketsa mwazo mwana isi w'umulungu yishe abahanuzi yebo mena paneni isi yagiye itera amabuye abayitu yebo zikolere kwanyamira mina tubinogo isi igiye yo kujyanwa mu rubanza yebo likalaba mulando muvandimwe mwene data akondedwa mbele kandi wangu nawe mushiki wanjye anga kaleso nchemoli wanga nakubwiye ko ubutumwa atari ubw'amadini nabuzanizo ari utenga ntabwo wasuwazi ubutumwa bimeze burobanura ku butore tenga wasusanga bwanga na ni ubutumwa mtondo bushaka kukunga n'Imana tenga unofuna kuti mubanga bwala bwino ndi ni ubutumwa mulungu bushaka ko ubabarirwa ibyaha tenga ufuna kuti mukulukire machimo kuko ntabwo kuba mu idini bihanagura ibyaha yebo ukamchipembezo sikumafufaniza ntabwo machimo gukorerwaho imihango y'idini bibabarirwa ibyaha usikuti kupangidwa miyambo ya mpingo ndi kuchotsa amaraso ya machimo Kristo niyo yuhagira ibyaha byawe mawazo wa Kristo ndamene umachotsa machimo anthu Yesu Kristo yakoresheje umuhanuzi yewe Yesu Kristo woketsa chiro mneneri yandika amagambo ari mu gitabo cyitwa uwifuzwe alemba mawamina ali mbuku lochedwa chilakola kuja mimbado tugiye kureba ubuhanuzi kuri iyi si yacu fadona losi batubatu maze twongere kubaha inama y'uburyo wabigenza kugira ngo wiyunge n'Imana tikubatsa n'insoni maganizo mene mungachitire muri iki gitabo cyitwa Yesu Kristo uwifuzwe ulochedwa Yesu Kristo chilakola kuja mimbado hari umuburo wahawe Yerusalemu walijenjezo limene abatidwa Yerusalemu ariko uyu munsi ni umuburo uhabwa isi yacu mano tsiku la lero ndi jenjezo limene kubatidwa dziko kandi iyo lathu bavuze isi baba bavuga wowe leno akamati dziko akwankhula iweyo wibiherereza ku muntu usangane kuza wina agakiza n'ak'umuntu ku giti chipulumutso ndi cha munthu buri payekha muntu wese azibarizwa ibye inalensa adzafusidwa niyo zake mpamvu muri iki gitondo ifanyake mmawa uno nongeye kubasubiriramo ubusobanuro bw'aya magambo ufuna kubweza nsolo nthawi za mmawa Yesu ari mu mpinga y'umusozi wa Elayono Yesu Kristo ali wapira achitona yitegereje isi yose anaona dziko lonse lapansi ibihe byagiye bisimbuka mene nyengo zinasinthana amagambo yabwira umutima wose ndipo mawu akakuza mtima uliwonse yita ku muhamagaro w'ubuntu bw'Imana ene sokusamalitsa kuyitanira kwa uyu mulungu munsi mwebwe abasuzugura urukundo rwe tsiku la lero lino amene munyozera chikondi chake mwebwe abwira lino amene akuza namwe mwagombye kumenya ibintu byabahesha amahoro onse mene akuzindikira chimene chimene akupatsani Kristo mtendere arabogoza amarira Kristo akulira misonzi kubera mwebwe mwanga kwirira chifukwa cha inu amene mmakana ndetse kudzirira muri mwe hamaze kugaragara akaga ko kwinangira mu mitima yebo pakati pa inuyo pali chiopsezo chakuti anthu ena ayamba kumwa kandi ibyo mitima nibyo byazaniye abafarisayo kurimba zimenezo ndi zimene zinabweretsa afarisi kuwonongeka kugaragara k'ubuntu bw'Imana kose kuonekera kwa chisomo cha mulungu konse buri murasire w'umucyo w'Imana wose kuwala kwa mulungu kuli konse ni ngombwa ko bigira ingaruka zoyenera kuti zikhale ndizotsatira bibasha gutera umutima kwihana no
kwicuza Niboze kuzobangitsa mtima kulapa cyangwa se bikawutera guhamya kwanga kwihana bizawurimbuza kapena kubangitsa mtima kuma ndi ukana kulapa kuzana Yesu arimo araririra ubugingo bwawe. Yesu Kristo akulira moyo wako. Muri twe turaririra ubugingo bwawe. Yesu akulira moyo wako. Isi ya none yakoze ishyano. Zigura lero lira bangazo. Isi ya none yasuzuguye igitambo cy'ikaruvari. Zigura lero lira kunyoza nsembe bila bigera batanda. Kurimbuka kwayo. Ngo zigura kulira kujononge mu gihe cy'abayuda Abayuda bahawe imiburo nk'iyo urimo urahabwa ntibati. Abatsidwa magengezo monga meno kubatsidwa kumanosana nabadi. Nyamara ndagira ngo mubwire ngo igihe cyabo cyari kirimo kirangira. Igihe cyawe kirimo kirarangira. Fata umwanzuro wo kwihana. Kandi kwihana ntabwo ari idini. Ibi nagiye mbivugaho cyane. Kuko nibwo buryo Satani yakoresheje kugira ngo arindagize umuntu akicara mu idini akumva ari umukristo. Kandi ibyaha bimwicayemo. Ubugome buri mu mutima we. Ubusambanyi buri mu mutima we. Ntondagasi mu mutima we. Nyamara ugasanga ni pastor. Ugasanga ni umukuru w'itorero. Agacinya umuwo basha. Ugasanga ari umusinzi. Ugasanga barihinduye. Kuko Imana yabaremye barayisuzuguye cyane. Barayibwira ngo uyu musatsi wampaye singukeneye. Maze bishyiraho iyabo. Babwira ati izi ngohe wampaye sinzishaka. Maze barazogosha. Bavuga ati n'iyi minwa ngomba kuyisiga irangi. Amatwi barayapfumura. Basiga inzara. N'ibindi bagiye bakora. Ni byinshi cyane. Udashaka umuburo. Kandi Mwuka Wera zikarimo akomanga umutima wawe. Ishyanga ry'Abayuda rigereranya abantu bo mu bihe byose. Birengagiza umuhamagaro w'urukundo rutagira akagero. Gutekereza mu byaha byo mu bihe byose. Icyo cyateye Kristo kuririra Yerusalemu. Abantu basuzugura gucyahwa umuhamagaro wa Mwuka w'Imana bashobora kwisomera iteka ryabo. Urubanza rwaciriwe Yerusalemu. Yerusalemu yari itorero ry'Imana. Ariko kubwo kwanga ubutumwa bwiza inzu yabo bayisigiwe ari umusa. Muvandimwe wanjye ubu ni ubutumwa buheruka. Imbabazi zagiye zinginga igihe kirekire. Igihe kirageze ngo zumvikanishe muheruka irarika ryawe. Nta kindi Imana igushaka. Nuko wemera ubunyacyaha bwawe kandi ukemera kujya imbere y'Imana ukatura ibyaha byawe. Ikibazo mwene muntu afite kiraremereye. Turakomeza dusome muri Yesaya igice cya mbere. Imana irakomeza kukwinginga kandi kubwira ikibazo ufite. Yesaya igice cya mbere umurongo wa 4. Dore wa bwoko bukora ibyaha we, abantu buzuwemo no gukiranirwa, urubyaro rw'inkozi z'ibibi, abana bonona, baretse Uwiteka, basuzuguye Uwera wa Isirayeli, iki gitumye mushaka kugumya gukubitwa muzira gukabya. Dore umutwe wose urarwaye, umutima wose urarabye, uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu mutwe ntazi, ahubwo ni inguma n'imibyimba n'ibisebe binuka ndetse bitigeze gukamba cyangwa gupfukwa, nta nubwo byabobejwe amavuta. Igihugu cyanyu ni amatongo, imidugudu yanyu irahiye, abanyamahanga
amahanga barabaryana imyaka yanyu inayanu igororerwa ndi alindo igihugu kibaye amatongo muri bomwepo ntigishemwe n'abanyamahanga koko zigolanu urasanduka kwinja monga ngati lakonjetsedwa ndi alindo koga w'Isiyoni asigaye ameze nk'ingando mwana mkazi wa kusiyoni yo mu nzabibu watsayeka ngati nsanja munda mwa mpesa muri iki gitondo ukurikiye onera mbalame no gutsata isi yose ifite ikibazo zigolonse ibihugu byose bifite ikibazo abaturage bo ku isi bafite ikibazo kandi iki kibazo ni uburwayi n'uburwayi bwo mu mutwe urarwaye umutima urarabye Yesu Kristo arashaka kuvura uburwayi muvandimwe wanjye nta nubwo ari iki gusa ahubwo tubonye ko n'umukobwa w'Isiyoni afite ikibazo n'iyita itorero ry'Imana hari ikibazo gikomeye cyane nyamara bavuga ngo turi abakristo dutanga amaturo dutanga icyacu dukomeza amategeko y'Imana n'isabatiri tujya mu nzu y'Imana kuko icyumweru kigiye gihera ariko kubw'iki kibazo Imana iravuga ngo iyo muza kunshengerera bababwiye ko muza kundi batira urugo bageze ku murongo wa 12 nimukongere kuntura amaturo atagira umumaro imibavu ni ikizira kuri jye imboneko z'amezi n'amasabato no guteranya amateraniro ndabirambiwe ibyaha bivanze no guterana kwera bikurwe muvandimwe wanjye Imana irambiwe ubukristo buvanze n'ubupagani Imana irambiwe amateraniro yera avanze no gukora ibyaha Imana irashaka wihana uyu munsi muri iki gitondo tugarutse kuri ya nsanganyamatsiko nimushake kandi mubone insanganyamatsiko nzayitindaho kuko abahanuzi benshi nibyo bagiye bingingira abantu Imana yaje gushaka ariko nawe ukwiye kuyigirira ukwiye kugirira inyota agakiza ukwiye gushaka Uwiteka bavandimwe banjye gushaka Uwiteka bigishoboka kandi mumwambaza akiri umunyabyaha ntareka ibyaha umunyangeso mbareka ibyo umuntu wese nagarukira Uwiteka yasezeranye kumugirira nimugire umwete wo kwinjira mu irembo kuko benshi bazashaka kurinyuramo n'inzira ifunga n'irembo rifunganye rinyuramo bake ntabwo inzira ijya mu ijuru ari igihombo ntabwo inzira ijya mu ijuru ari nk'inzira ijya mu isoko n'inzira yaharuzwa amaraso n'inzira yo kwera abanduye imitima ntibazayibona nubwo iyi nzira inyuramo abantu bake ariko Yesu arakurarika nawe umukurikiye Yesu arashaka kukubabarira kugira ibyo no muri iki gitondo mbere yuko dukomeza gusesangura iki kibazo ndashaka kongera kuguha inama kuko nta wundi mugambi w'ubutumwa kugira ngo utsindishirizwe none se umuntu yatsindishirizwa n'Imana umuntu yahinduka umukiranutsi umuntu wangiritse cyane Imana yakoreye muri Bibiliya ivugira mu muhanuzi witwa Yobu turasoma muri Yobu maze tuhareba amagambo akomeye kuri iyi ngingo ndimo ndagusobanurira mbese umuntu yatsindishirizwa n'Imana ate mbese umunyabyaha yahinduka umukiranutsi kuri Yobu igice cya 25 Job chapter 25
turahera ku murongo wa 4. Hari amagambo avuga ngo umuntu yabasha ate kuba umukiranutsi imbere y'Imana, cyangwa uwabyawe n'umugore yabasha ate kuba intungane. Dore ndetse n'ukwezi ni kumurika, ndetse n'inyenyeri ntabwo ziboneye mu maso yawe, hasi umuntu w'inyo gusa. Nanji tsono muntu amene ali ngati mbulukutse, umuntu umeze nk'umunyorogo, umuntu amene ali ngati nyongolotse. Abandimwe muri iki gitondo okondera abali yanga maudo Imana ikubona mene Mungu akubonera ora kwita umuntu ukozonera zone namugamba umuntu olemera ukakubiza amashuri meza yazoli n'abapunzi lambe niba n'umuntu komano Mungu akabona muntu kaga ko kurimba umuntu amene ali bachopyeze n'ugega umuntu w'inyuma nibo Mungu abona zoli muntu w'inyongolotse ona zoli muntu w'inyumpotse usahumeka umwuka rero ubupuma mpweya agenda bigakura rero kugenda ni gutega ariko uyu mwuka uhagaze komano mpweya urangoyima ubuzima buhagaze urangoyima abantu bahita batabaza ndokoze ufura gukura mu bantu akuyotse bari kanya gato bamaze kubanukira ndayotera ukoze ukazo kanya gato inyoza bazatangiye ndayotera bambuze ukoze ukazo Bibiliya yavuze ngo umuntu n'umuntu w'inyugusa papa furozo umuntu ni mbuze none yawe umukiranutsa uri muntu yakaronga umuntu yakwemerwa n'Imana uri muntu angavumiriza Imana yitegereza umuntu akamomora umuntu ubona nkuko nawe wakwitegereza umunyorogo wonso ungabona monga unganira ntukwiye kumva gukomeye tugera gutifoza ni wawe nta kibazo ufite tugera kumfoza ni ukaga kandi kurimuka kuragusanze wonso yononge kuyagwandikira ushobora kwanga ubutumwa utenga ono ukanga abahanuzi ugatera amabuye abari kuba bagutumyeho amabuye y'amagambo yo kubasebya Imana iringingira muri twe kugira ngo wiyunge nayo. None se umuntu yaba umukiranutsi ate? Uwabyawe n'umugore yahinduka umwana w'Imana ngo nta kindi cyabikora ni Yesu Kristo gusa. Niba ushaka kukwambika gukiranuka gahari n'uyu mubiri nubwo wagira iherezo ntavuze ngo hahirwa bapfa bapfiriye mu kwihana ari idini, kwihana ari imirimo, kwihana ari izina witwa, kwihana ari ukuba pasitori, umukuru w'itorero, kwihana ari uko bakurambitseho ibiganza bakagusengera bakakubwira ngo barakwejeje, bakwereje umukuru w'itorero, bakwereje umupasitori, bakwereje umudiyakoni. Kwihana ari ukuba umuririmbyi, kwihana ari ukubabarirwa ibyaha. None se ibyaha byo warabibabarirwa? None se koko waratsindisha? Wabuze gukiranuka kwawe? Imana iragushaka muri iki gitondo. Nagira ngo umubwire rero kwihana icyo ari cyo. Kwihana ni ugutsindisha, kwihana ni ukubyarwa na Mwuka, kandi kubyarwa n'Umwuka si ugutitira. Ntabwo kuba wakira Umwuka wera ari ukuvuga indimi, mukazina inama byize. Umwuka wera yaje ku bugingo bwawe aratsinda akakwemeza kuri umunyabyaha. Icyo kibazo ufitanye n'Imana ntabwo ikibazo ufitanye n'Imana ari indimi, ntabwo ikibazo ufitanye n'Imana ari ukuvuga ngo wahana, ntabwo ari ukuvuga ngo Imana yanyeretse ibyaha, Imana yanyeretse ko ugiye kujya mu buraha, Imana yanyeretse ko utwite umwana w'umuhungu, ugiye kugendera mu ndege. Ibyo biri mu buhanuzi bw'ibintu. Icyo Imana ibigaragaza muri iki gihe abantu bagiye kurimbuka, iherezo rya byose ryayo. Ibyo rero Imana irakurarikira Umwuka wera aje ku buzima bwawe. Nta kindi kintu akubwira, akubwira ikibazo ufitanye n'Imana. Bibiliya iratubwira ngo muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 8 atunazaza azatsinda bise bemeza
yansiza nibo mzimu yakonjetsa ubusambanyi bwawe wagonjetsa ubukoro bwawe waguheretera kwawe ntonganya ziri mu miryango mugongera muri kuri abagore bakuramo inda azimami n'amayotsa n'abakobwa bari muri bo nabo nibo azimandi ndetse n'abakobwa gukora mbere kumera ubusambanyi bw'abagabo Devo kuri ukuro jamuna wabanga jikona na mo ubusambanyi bw'urubyiruko devo jikoro mwachi nyamata mu buryo bw'ikoranabuhanga jikoro mu njira y'amagono we abireba kuri YouTube namba y'umwana w'amafoni mu ibi YouTube bintu byose witegereza ibyo uhozaho umutima wawe simene mazigira umutima ibyo uhozaho intekerezo zawe ndagira ngo nkubwire ngo hari ingaruka zigiye kuba iyo mwuka wera aje ku buzima bwawe atsinda umutima akakwemeza ku amugonjetsa mtima wako none muri iyi minsi tumaze aha ngaha umwuka wera yavuganye n'umutima wawe aho waba waratsinzwe n'ubusambanyi waba waratsinzwe n'ukukubita umugore wawe aho watsinzwe n'amafaranga y'abandi watwaye aho watsinzwe n'inzangano ziri mu mutima ukaba wumva utasuhuza umuntu runaka utavugana nawe utakandagira Bibiliya yarambwiye ngo uwanga mwene se n'umwica agira ngo uwanga ni mwene se twese turi umuryango wawe niyo mpamvu ituma abantu bagira inzangano niyo mpamvu ituma abantu bakunda ubusambanyi niyo mpamvu ndashaka kuyikubwira umwuka wera arashaka kukuyobora akakugeza ku musaraba maze ukababarirwa ibyaha iyo mwuka wera amaze kukwemeza kuri umunyabyaha akubiguhishurira umwuka wera atera umutima agahinda agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana gatera kwicuza gatera kwifuza imbabazi ibyo byose ni umwuka wera bikora ndashaka kubwira uko umuntu abyarwa n'umwuka umuntu yakira umwuka wera umwuka wera ntiyatura mu mutima uri n'inzara urahanura uracyafite umujinya uravuga ngo urahanura uracyasebanya urahanura uragira ibitariba uragira muri iki gitondo ubuhanuzi bwemewe ni Bibiliya Bibiliya gusa utavuga ibihwanye n'iri jambo ntabwo se tuzabatanga ibirenze nyuma ya Bibiliya n'ubuhanuzi bw'ibinyoma Bibiliya gusa Bibiliya niyo dushaka kubabwira Bibiliya yarambwiye ngo uwo mwuka w'ukuri nawe azabayobora mu kuri ukuri ni Yesu Kristo niyo nzira n'ukuri ijambo ry'Imana Bibiliya yarambwiye ngo wereshe ukuri n'ibyo kuri Bibiliya ntishobora kweza umutima wikurigira umwana w'umuntu azakubwira ibyo yaroze azakubwira ibyo Yesu akakubwira ko ahantu w'abahanuzi icyo Bibiliya itubwira nuko umwuka wera yaje kwemeza kuri umunyabyaha mbese najwe rikwemeza kuri umunyabyaha tugiye gukomeza tureba ikibazo cy'umutima wawe ariko mbere yuko tubisuzuma yajya kubwira iyi nzira intambwe enye zikugeza ku gakiza kandi izo ntambwe zose nta n'imwe ushobora kwiteza zose ni umwuka wera ubikora intambwe ya mbere aragutsinda akakwemeza kuri umunyabyaha intambwe ya kabiri aguhishurira ko Kristo yabambwe kubera ibyaha ukwiriye guhishurirwa Kristo ukwiriye guhishurirwa umusaraba ukwiriye kwegera umusaraba ukwiriye gutura umutwaro wawe ku musaraba umutwaro w'ibyaha
none se Mwuka Wera ahishurira abantu igitabo ntabwo ari intama ntabwo ari inuma kuko mu gihe cyashize babigenza bishurirwa Kristo mu ntekerezo binyuze mu ijambo ry'Imana dusobanukirwa ko hari uwadupfiriye dusobanukirwa ko hari uwababaye dusobanukirwa ko hari uwamanitswe atagira icyaha ndasaba Imana niguhishurire umwana wawe Mwuka Wera kugira ngo ahishurire umutima wawe ntabwo ushobora kubabarirwa nyamara igitambo kirahari Yesu Kristo wabambwe kandi yarazutse ari mu buturo bwera bwo ariko arashaka kukwishura arashaka kukwishurira uburyo yikoreye ibyaha arashaka kukwishurira uburyo yabaye muri uyu mubiri kugira mu kiraro cye atagira aho akika umusaya munsi ndanigiye kurimbuza ndanitumye abantu babirundumura mu busambanyi ndanituma abantu baba mu buriganya ikigeragezo kida Satani cyarimo arakoresha muri iki gihe abandi nshuti yanjye mu butayu yaragitsinze yatsindiye Adamu yatsinzwe n'ikigeragezo muri iki gitondo ashaka kukubwira uwakurwanya yararwaye Getsemani yararwaye umwana w'Imana yarasenze asenga umutwaro w'ibyaha bya umwana w'Imana aremerewe isengesho rye n'agahinda niba bishoboka igikombe cy'umubabaro bari umusatire bifuza ko ijuru ryamuguhishura hari uwababaye kugira ngo ubabarire akomeza kukurwanira akomeza gusenga yinginga yigishwa ngo baba maso ni buri Yesu akomeza kurwara arwana n'umutima arwana n'uburemere bw'ibyaha buri icyo gicuku Kristo yarafashwe Kristo yabohewe inyuma Kristo yaramusomanye uburyaha ushobora kumusomana uburyaha urusengero ugiye gusenga usomana uburyaha Yesu ndagukunda uti n'amahoro mwami wawe
Yesu Kristo ukabikurikizaho ubusambanyi ugakurikizaho inzangano ugakurikizaho guca inyuma uwo mwashaka ugakurikizaho intonganya Imana irambiwe amateraniro avanze n'ibyaha Kristo yararwanye muri iryo shyamba Kristo yabohewe inyuma Kristo yarakubiswe Kristo bamuciraho imyero Imana bashenjagura umubiri we Imana bamukubita sikoropiyo inyama bagashikuza Imana w'Imana bamukurubana bamujyana mu nyuma bamutwara nk'umwana w'intama bajyanye ikiko nta cyaha n'amabi y'umunsi ntacyo witaye kura gusatiriye cyane ashaka kumuhishurira iki gitabo wakoze ishyano ubusanganye bwawe bwahekuye Imana w'Imana bawe intonganya zawe guheta kwawe wakoze mu buzima bwawe ubwicanyi bwawe inzangano zawe ibyo byose byahekuye ijuru ryarebye hirya makubana umwana w'Imana kubita umwana w'Imana utajyanwa mu nkiko ikamba kwihambira mu byaha bakomeza kwinangira ijuru rigiye kuza gusaruriza mu ruhande rwande muri Yesu Kristo yapfuye aturitse kubera uburemere bw'ibyaha umutima waraturitse uva mu gituza umusanenge yapfuye yanga gucungura agira umubwire ngo wari uhari ibyaha byawe nibyo byawe bene Adamu yakoze ishyano Satani yarishimye yibwira ko harahekuye Imana agira umubwire ngo Kristo yarazutse Kristo ni ubuzima Kristo ninde ku buzima bwawe buri iki gitondo Kristo ninde Kristo ni umucunguzi wawe Kristo yakubabariye ibyaha ukomeje kumurwanya nk'uko twabibonye ku munsi w'ejo ukomeje kureba iki kibazo umuntu afitanye n'Imana ni umutima hano dufite ipica abari hano bashobora kuyikurikira ariko abadahari murabyihanganira murakomeza kumva aya magambo iyi ni ipica y'umutima umutima w'umunyabyaha umutima wa kamere umutima utera urupfu umutima umwanzi w'Imana ufitanye n'Imana ntabwo ibyari urutonde abantu bakora kamere ukageza mu mutwe ntawe uyu mutima wa kamere witegereza iyi pica urabona inyuma y'uyu mutima uyu mumarayika agereranywa n'ijambo ry'Imana kandi inyuma y'uyu mutima urahabona ipica y'inuma igereranywa na mwuka we urabona ibiwuzenguruka ibi bigereranya urukundo rw'Imana uyu mutima
murahabona ijisho. Iri ni ijisho ry'Imana ryitegereza ibikorerwa muri uyu mutima. Ibyo umubiri ukora ni ibiturutse mu mutima. Ibyo akanwa kavuga ni ibituruka mu mutima. Umutima wawe niba wera, umutima wawe n'uri mu rukundo, bizagaragaza n'ibyo uvuga, bizagaragazwa n'ibyo ukora. Ibyo abantu bakora ni ibituruka mu mutima. Ikibazo umuntu afitanye n'Imana ni umutima. Witegereza muri uyu mutima, urabonamo igisiga cyitwa Pawulo, urabonamo isekurume y'ihene, urabonamo ingurube. Mu ndiba y'uyu mutima urabona inyamaswa y'akanyamaswa. Uruhande rw'uyu mutima urahabona inyamaswa y'ingwe. Hejuru y'iyi ngwe urahabona inzoka. Hejuru y'iyi nzoka urahabona igikeri. Hagati y'izi nyamaswa urahabona umumarayika waguye. Uyu ni Lusiferi, uyu ni Satani. Biwutambikije mu mitima yawe. Barabibonye igihe Adamu yaryaga itunda. Satani yinjiranye n'itunda ahita mutunda. Twese bene Adamu Satani adutura. Tuvuga n'imyuka mibi, tuvuga dufite imbaraga zo kurwanya. Muvandimwe wanjye, tegereza uyu mutima. None si ubusobanuro bw'ibintu ubu. Igisiga cyitwa Pawulo kigereranya icyaha cy'ubwibone. Ubwibone bwaciye Satani. Ubwibone butera abantu gusanga. Ubwibone mu bagore, ubwibone mu bagabo, ubwibone mu bana. Ubwibone ni icyaha cy'iki. Ubwibone butuma abantu biyambika ubusa. Abagore bakuramo imyenda. Yambaye akajipo katamukwira. Nyamara umugabo nawe Satani akamuhuma amaso. Ishyano riri mu rugo. Ishyano mvuga ni icyaha. Aza kwitwara nabi. Hari umubwiriza yatumye. Icyaha cyakoze ishyano. Ishyano ni ukwiyambika ubusa. Umugore wawe yambaye ipantaro, ase nawe ukambara ipantaro. Muvandimwe nawe ugushije ishyano. Ariko ndagira ngo nkubwire, ibi byavuzwe na Yesu Kristo. Avugiye mu muhanuzi Yohana. Wasi ugushije ishyano. Satani yakumanuje. Isi yagushije ishyano. Iyo bavuga isi baba bavuga abantu. None se kuko iyo ubonye umuntu w'umubyeyi yambaye agapantaro kakora, ibyo si ishyano. Kiri ikibazo gikomeye. Ntabwo ibyo mbabwira ari ugutukana. Mwe n'urukundo. Icyaha cy'ubwibone cyagereranyijwe n'iki gisiga cyitwa Pawulo. Waba ufite ubwibone n'igihe waba uri muri korali, mfite ijwi ryiza, n'ababwiriza bagira ubwibone, hari abayobozi bagira ubwibone, bari no mu iyobokamana bagira ubwibone mu myambarire, ubwibone mu mashuri bize, ubwibone mu mazu bubatse, ubwibone mu kutimva bazikiro zawo, umutima wa kabiri, kutimva umutima gisema yacobi, wadoni ndi kutimva mayo yawe. Kureba niba uyu mutima ufite, ufana n'umutima wawe nawo, urahabona isekurume y'ibona donde, isekurume ihagarariye icyaha cy'ubusaza, donde yakwimira kiri muri aho gikoro, icyaha cy'ubuhehe, kiri muri aho kucyubewere, urakamera uba mu busa, nibo mutima gisema yacobi muri mwaka w'igikoro, atabera aho n'abongoze, isekurume zo muki, umutozo ya adonde, ntabwo isekurume itinya no kurira nyina, nibo donde sanga ubeso yama yake, usambanya aho ugeze kuri uyu muntu, nibo kugikomana yafiwa zo kwabasino, umuntu aryamanye n'umubyeyi we nta kibazo, unazo uri muntu akora niko yake bari bivudo, umusore aryamanye na mushiki we nta kibazo, inyamara akora n'ikimo yake bari bivudo, uvuga ko umuntu aryamanye n'uwo bafitanye isano ya bugufi nta kibazo, nibo unazo uri muntu atagira kigondi mu bare wake we ni bivudo, kikuro y'amasigo, uvuga ko
umugabo aryamanye n'undi mugabo nta kibazo. Abunezo chikolo cyamase wana kuri mamuna no kwenda mamuna nzake bebivudo. Umugore nta kibazo. Wanzima yo kwenda zima nzake bebivudo. Umwana w'umukobwa akwiriye kwigerageza kumva kari muzima. Yebo umwana w'akazi wena kutiyesa namva kuri ndi wamwe urwagwino. Abandi bakavuga tugomba kuzagerageza ukareba kuzuba kuru. Oyese wangaronga tukumanga manja. Cyaha cy'ubusambanyi. Vurochi chimura yigoro. Igikombe cy'isodomu ni Yonso nabutsa mwengo w'igoro cyo gusoda muri goro. Sodomu bakoze ubusambanyi. Gusoda muri ngagikoro. Kandi cyatumye Imana iharimbura. Ngira bangitse n'umungo wanunge gusoda. Hari ubutinganyi. Unayi igikoro cyo kwanda mamuna ndi mamuna w'agikoro. Komano tugalero. Kafu umuntu arebye inyamaswa akayikunda agasambana nayo nta kibazo. Tugalero unazo kuri mutangana agayangana nyama nayo konda kuzugira n'igikoro. Ese nungo bakora amarobo. Abanga robotse. Naryamanye n'irobo nacyo nta kibazo. Uri muntu wagona ndi robot barivuto. Zirakora Imana mushi. Ziwe no ukuza bisaya. Bavuga ngo ntibindeba. Kuzo nazo isi muri kuza. Ndashaka kukubwira ibikureba. Ubuzinzo kuza. Ukaba kukubwira ibikureba. Amaso zimwe yashaka kuzenzo. Uri mu mutima wawe. Uri igikoro cy'umutima wawe. Uri masimbi amwe muna wadana. Uri magira cy'ugoro. Uvuga ngo nurebye umugore wuda kamwifuza. Aye bamafuro rwose kuri amene wangana nkazo mwina musira wagira nayo igikoro. Cyumganirizo uyu mutima urimo ingurube. Niwo mutima muri ngurube. Uhagarariye icyaha cy'ubusa. Niwo mkumbaye wimira chimwo mbombo. Ingurube ry'ibyibonye. Niwo mkumba amajya kiryoze nayo. Niwo mama zizonse. Ibisiba yabi. Anga kaya tobe koza. Icyaha cy'ubusinzi. Niwo cyumwoletsera. Kurya ibitarisha. Cyumwogezo sadibwa. Satani yakoresheje inda. Niwo satana kwitsa chilo Ntabwo niba. yangiza abantu. Ura unuganto. Indwara nyinshi abantu barwaye. Barenda mbira ndabena kurara. Ziterwa n'imirire. Amambere tfura mukagerekaho. Icyaha kigereranywa n'ingurube. Cyumwofaniza niko. Ahari tuzababwira muri iyi gahunda. Zakuzani ndabena kurara kamero. Umwanya tubigishe n'iby'ubuzima. Tarenga ntawe nugupfutsaza umoyo. Imiti ishobora kubavura. Ubupfunsa niso n'ukamera umutima ndetse n'umubiri. Ukisa fo ugitsa mtwe nkakaza cyo. Kubera ihagarariye icyaha cy'ubusambanyi. Yebo ngumba wimwe chimo saziretsa. Unakumva ibintu bye yabirya wenyine. Umuntu ndugumamva zo izindi zaranganye. Uri asanga mu kwatse kujya bashonje. Komano anasi arwara n'injara. Komano so nizo kwereza zose. Ikibazo cy'ubusambo. Ndiwo vudo wambo. Wakame. Wakara mutima gisaba. Urabona akanyamasyo. Ubonabo kamba. Akanyamasyo kagenda gake. Kamba mwenda bamuno. Kagenda kikwega. Mwenda bamuno. Hagarariye icyaha cy'ubunebwe mu byima. Monso gambaye agwemera chimo. Laurence muzambona. Kwiga ijambo rye. Urese mgufunzira Mungu. wako. Niwo urese mkufuna Bagombaga gukora uyu munsi ukabishyira. Yo kurenga zibona mwenda kuzigira kurinda bangama. Umanaso utari mama libajyane. Ibose cyone kimwe pesa tugwembera. Kwiga ijambo rye. Ibyo cyone kimwe pesa tugwembera wako. Ena wabempera ngona. Ibona wabempera wabona. Bita kuri iyi. Ibona sosomaitse ufuwe. Komana bale mpavu bene makuletsa. Ivura mchero gisabo yachobe. Ndoje masambe mpera. Wempera wa muntu oje mwana jonyaza musoyo wako. Komana Mungu afuna bafuya. Baliso yibanda jina. Amina kujimene kwemera ali ngamboko. Nibo ngamboko kwemetimu lakyo. Nibo kwemera ubaitsa mwana. Umenya agamuna menya agazaho amayi kumayirana nawo mwa Rwanda. Umwana ugakubita hasi. Namuna munango ndikumenyetsa kwa se. Kubita nk'ukubita inzoka. Umenya mwanako mungo umenya njoga. Nabonye yafasha abana bafata icyuma aragitwika arabatwika. Niwe nasomo cyanaho. Rega icyaha. Dicimwa ari mu dayimoni. Niwe cyabanda kimene. Uyu dayimoni uhagarariwe n'ingwe. Niwe cyabanda kimene w'imira y'ambogo. Kiyo kiri murakwiyo. Abakobwa benshi bakuramira. Niwazima atsigana mbere abajotsa ndetse bamwe bajugunya abana babo. N'amaraya nawo. Abagabo bakubita abagore. Azibamumenya agazaho. Abagore barakarira abagabo. Agazi guhira munawo. Ntabashije kurondora. Yumuzina zambizi singa goli sofrogo. Ifite ibyaha bitigeze binandikwa muri Bibiliya. Yebo tugorero ndimaje kwamenesa imbere so Bible. Ibyaha abahanuzi batabasha. Yebo tugorero ndimaje kwamenana nesanga sofrogo. Bikubwira ngo abahanuzi moya aguza n'umutima. Kodi uri nkwiyo. Wabugira intonganya. Kodi makane migangano. Ujyanye n'ingwe. Kodi mtima wangu. Uri mu mudayimoni. Ndiwo mtima wangu muri Rwanda cya Kambugoje. Turahabona indi nyamaswa. So
nyama ina chelo njoga inzoka ihagarariye uburyarya njoga yigwimira shingo kwigaragaza nk'umuntu mwiza uri umugore utonetse yamunga muntu hamwe n'uyoyiba guhobera abantu uti Yesu ashimwe kandi bavuga wagumarira ndi Yesu Kristo amegeze kumana mutima mwako muri kwigaragaza nk'umuntu w'Imana inyuma mu mutima w'umugore utonetse yamunga muntu w'Umungu mutima mwako muri kudani bitinzanga mutima meno ndi madano mutima wawe usebanya mutima wodera sebaniriza mu rwongo mutima wabiseje ubu uburyarya mene yidigi abafarisayo bagaragaje uburyarya abafarisayo nabonetse yagiye Yesu agaragaza uburyarya bwawe Yesu nabonetse yagiye ngo cyawe abati mumeze n'ibituro bisize umuringanizi uzobagirwa arimo mbere mu mitima ari imirambi n'ubu omanu kanimo muri imirembo y'unka umutima harimo umunuko ndebo umutima muri gununka harimo ibyaha umutima muri makimo Yesu yarabwiye ngo mwose igikombe inyuma Yesu nari matuka gagumbwe mbere harimo imyaka omanu kanimo muri zo kugaragara nk'umuntu mwiza kuzoneka ngari utawe no umutima ufite imigambi omanu umutima muri mabano muri yiba gitondo ndagira ngo nkubwire ikibazo cy'umutima nufandi guze mawono furantima urabona n'igikeri mubona mucure igikeri kirya ibitaka cura amajyano cure gihagarariye icyaha cy'ubugugu ndebo sobimira kiri mulambongo kuba utafungurira umuntu sabagaya abantu kujya uzababwira ngo ndebo Yesu Kristo yazanye nagoje nande cyasima ndetse nambaye ubusa n'imwanya nawe muri seye sima ndifege ndebo nari mndende sima ndendere icyaha cy'ubugugu ndebo kiri mulambongo ese ubugugu bwawe buri mu mutima wawe mbongo mu mutima mwako ahari muza agace kuri ibi bintu ndebo mwendane nazoje babazitose ariko ndashaka kugusomera amagambo ufandi wegere ni mabwo tugana ku musozo ubira ku mabedo ikibazo cy'umutima vura mtima mbese umutima wawe umeze ute wali mtima wako urotani muri iki gitondo maono ajya ngo dusome muri Mariko igice cya 7 tuerenga Mariko chapter ya 7 ikibazo cy'umutima tuone vura mtima turasoma duhere ku murongo wa 21 tiambira kwa verse la 21 Mariko igice cya 7 Mariko chapter ya 7 murongo wa 20 verse la 21 kuko mu mitima y'abantu pakuti kuchokera mkati mwa mtima yantu matuluka maganizo iba chiwerewere no gusambana kuba kwiba kupfa ndetse no kwica gupfa kwifuza kubi kugera kugira nabi kwitsi uburiganya kinyengo ibyisoni majiriro y'onyansa ijisho ribi kaduka ibitutsi kibongwe ubwibone kuzibuza ndi kubusa ibyo bibi byose biva mu muntu so ibibazo nsezo zimaruka mkati ibyo bimuhuma ndipo zimadetsa muntu mbale wanga simachokera mutima mwako tezirani ikibazo ufitanye n'Imana vuda mero ndi mulungu umutima mubi mutima wiba umurwayi mutima wogukara umutima urabye mutima mero wokufoga mutima mero mwingane misala kugira nabi ndi mu misala kile kiyoyiba gucinya mu mugore wawe misala imene kwangiza kuze byogora nayo wali mafuna Imana cyane yamuguhaye mu kwiba ndipo mungana kureneza kasogoro ndipo misala yo kuba misala yo dana ndipo ni misala imene makhala mu mtima maono Yesu Kristo wakandawulani kuti mungatula waliwe munthu amene angazisinthe mutima mwake ndipo kamvukusanga sinthe kalake ndipo ukada kumusantana ukada pamaso pa Yesu Kristo uze zako zonse uze zimene unamulakwira ubese pa zimene unazita maono ntamene kuti ukulani majirayo usayikansanamira china chilichonse ulibe chilichonse ibyo wagerageje gukiranuka mu byose angakazi zimene unasira kuluka mamo zisaza namuganga balibe jambo chiliyonse linonachitira balibe jambo linyima joka mutima angakazi zimene uzitchula zabwino yaratubwiye muri mu butware bwa kabiri banafurukoza kuti amene ali mtube sanga mkonderetse mulungu ibyo wakoze ntabwo Imana yaneze ndipo zimene unazira mu kusala kulenazo ndrama imene unapereka mchalichi yalikumi zimene unachipereka ndinyumba zimene unazimba kumakwaya uli ndi mtima umenewo mtima Yesu unaja mtubero uli mulengera kuti mulungu anakumbera ndipo muyimire kuti mufika ulembelukire kwa mulungu umafuna kukugirani machimo balibe china chimene mungu balibe chinthu chimene mukitsa kuti okhawa amene anakhulupirira
Ndibamena analonga mitsindo chifanya mwaza wa Kristo. Okaona minatebere kumwamba. Minata kuteti mwazio. Maono. Yesu Kristo weso wakufuna. Usane ulizi ukuta ntu ene wake. Ukozo nazo ni zama adventist. Kamenda antu amene akune hapo ya ulihirao. Kamenda yule mbeto yina jake. Aliwa mena kufera. Sana fera mpingo ina wake. Sa anafera wina lise. Nimu majima mbina mpira wantanda. Majima hako. Afurana kumkurubira. Usabiriye mwenda ni majima. Usabiriye mwemba na ndimu. Usabiriye kumkurubisha mwako. Usabiriye wenda weka. Usabiriye ukaba tukula bazi wemeza imfa. Ayi wamena na kufera. Usabiriye kukala mjira mwakonjiro. Utako chingani maono. Usabiriye kukuta mleso yako. Ibo musatabilize nsokora yoncho. Ibo jukuleta uweme. Jukulolojo jite. Ibo bilangano yoite. Ibo mablano ibo wate. Ibo mwino wae mwine akutipa. Kapena kutambuloza muntu. Kapena kumkwabula mkazo wangu. Kapena asakuba. Mbile mameneko. Yesu Kristo arashaka Yesu Kristo afunga muri iki gitondo. Maono. Kuzukazuri wakonja mtu. Ibonso mzimwera ubwo kitete mwabofu muzamujima. Kuzukazuri bano. Ariko ukaba wibonye n'intege. Ibo biza kuri ndofoka. Onanso mujimwera. Ubonye rwose udatunga. Onazori wose nira mufunga. Ufura ukoda basubira. Ya Yesu beka bayeka. Adanda urire murongo. Mene munsi mwera gose. Ubempera nzi mutazo. Ubempera mutawe nzira zose ubempera. Uyo mungu zose ubempera. Ugendo limoti y'umurongo. Ugendo b'amasoba Yehova. Nibo uyanguzianganire b'amasoba. Nibo ijambo ry'Imana rikweretse umutima wawe urwaye ufite. Amunongo bonetsera vura meloni nalo. Hari wibonye mu bwibone. Unazori ulindi kutimva. Hari wibonye mu buhehe. Udimina ujire jiwewe. Hari wibonye miza. Abena madano. Hari wibonye mu bunebwe. Abena kulesi mkubempera. Hari wibonye mu bunebwe mu kwigisha. Abena ulesi kupunzira mwa. Hari wibonye mu mushi. Abena mkwiyo. Hari wibonye mu burya. Abena chinyembo. Hari wibonye mu buku. Abena umbombo. Ukawera hari ibyo akweretse. Zimwera zibuze no kuretsera. Frani kwa debasi n'ibere. Umuze mu muzino cyo. Ganda urire mu. Umuze mu nguri nduvomeza. Ufuna ifundo ryawe. Reka dupuka mu umuntu asenge ku giti cye. Iwe kwa debasi n'asabe birabayeka. Urugo rwawe nawe tukamana natwe. Kuzukazo rero mnyumva mwabo kuzukora ubempera. Ibempera mu tunaza bayeka. Zitsiriza n'ubempera. Reka dupuka. Iko debasi. Yesu agiye kuza muri imbeba genzi nishima